Alright, ngira ngo abakurikiye Jaras Official nkuko muri kubibona, murabona ko twafashe urugendo tuzindutse, turavuga tuti katuye kureba aho umuhanzi Ama-G The Black yahungiye urugo. Dore ko mu minsi ishize bavuga bati Ama-G The Black yataye urugo. Yarutaye mu buryo bw'akazi nkuko nabo yabitwemereye ubwo twaganiraga ati nagiye gukora. So ubu ngubu turi kwinjira, turi mu karere ka Rwamagana, tugeza ahitwa ku Isumo, ahantu hari amafamu menshi cyane mwagiye mubona. Gusa amakuru dufite nuko ubu ngubu Ama-G The Black adahari, nkuko mwabibonye mu kiganiro twagiranye ubushize. Twagiranye ikiganiro ari muri promotion y'indirimbo ye Inkebebe. Bityo rero hari amakuru dufite ko adahari. Mwabonye ko twamubajije ku bijyanye n'imibereho y'abakinnyi be akitarutsa, ariko andi makuru dufite nanone nuko abakinnyi be mu buryo bw'amafaranga, uburyo bw'ibyo kurya, uburyo bw'imibereho, dufite amakuru ko ibi bintu bitameze neza. Ubwo rero byose turaza kugenda tubimenya nitumara kuba tubagezeho bakemera kutuganiriza. Urugendo ni rurerure, ariko uko byamera kose turavayo tumenye amakuru nyirizina kuri kino kibazo. Ese byaba byaratewe n'iki? Ese Ama-G The Black yirengagije abakinnyi be? Alright, abakunzi ba Jaras Official, abakunzi ba chaîne yacu ya YouTube, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Tubibutsa ko nyine turi mu bihe bikomeye, aho abanyarwanda muri rusange cyangwa se by'umwihariko dusabwa kwirinda ndetse no gukwirakwiza coronavirus. Bityo rero hari amabwiriza yatanzwe, turasaba rero abanyarwanda muri rusange aho baherereye gukomeza gukurikiza ingamba zashyizweho n'ubuyobozi. Hanyuma nkuko mubibona aka kanya, nanjye kimwe n'abandi wenda imyanzuro yasanze mu kandi kazi byaje kurangira nyine n'ubone nanjye nari navuze nti ngiye kujya kureba uwitwa Baraba, ngiye kujya kureba Ama-G The Black aho yimukiye hari gukinira filime. Finally birangira nanjye mpakwamiye na Kevin wanjye rwose n'ibikoresho byacu. Ariko ndavuga nti aba bavandimwe wavugisha Ama-G The Black nkabaganiriza niba ntacyo bitwaye, niko kubageza no kuri kamera za Jaras Official. Ndavuga ni abavandimwe nabo reka tuganire bisanzwe, abakinnyi babikora neza muri no minsi, abakurikirana Baraba murabibona. Hanyuma ndavuga ni wabaganiriza tukagira mu byo tujyanamo, tukajya n'ibyo tuganira n'ibyo twungurana kuri sinema nyarwanda by'umwihariko, ndetse no kuri Baraba cyangwa se no kuri kariyeri zabo ku giti cyabo. Hanyuma mpereye iburyo baravuga ngo ladies first, reka ahubwo mbanze muheka sanitizer kubera ko birakomeye. Muvanditere kuko nawe tere tubone kugira, nizere ko gire neza, ubundi tubone gukomeza feri. Ubundi mpere no kuri sister wanjye. Sister, ubundi abantu bakurikira Baraba benshi barakuza, ariko wenda hari umuntu ukubonye bwa mbere, wenda ihangane utangire wivuga. Amazina yanjye ni Grace Bampire. Nkina muri filime ya Baraba, ariko urebye mu corona hari ukuntu yajemo ukuntu urebye ubu ntabwo turi gukina. Boss wanjye ari i Kigali niho yaheze nkuko nawe wakwamiye inaha. Ariko buriya sinzi, mushobora kuba mwagerageza abantu bari i Kigali nabo bakaba bakaraba nkuko nanjye ubona ndi kubikurikiza. Kuko boss wanjye kuba adahari hari byinshi twari kuba tugezeho, ariko ubu ngubu ntabwo turi kubigeraho bitewe nuko adahari. Noneho n'inzara irabaga. Bantu buguzi ko twabaga dutetse tukajya mu kazi tumaze kuzuza. Ariko asa we ntubibona iminsi umaze ubwo ntabwo nagakwiye kutindaho, ariko buriya bizacamo namwe mucomoke nawe agaruke dukomeza akazi. Ndumva ari ibyo ngibyo. Muri Baraba ukina witwa? Muri Baraba izina ryanjye ni Kaguru. Ni Kaguru. Muri Kaguru rwose. Muranyaruka. Akaguru ngiyo katakukije karakwicisha. Nge karankiza uko mbibona. Kamaze kunkiza. Aho ngeze akaguru kari mu kazi byatari, kuko buriya iyo nyarutse gato
nkora nimba navuga ngo ni amabara mba navuga ni amagi ariko nyine iyo ncomotse gato akaguru kanjye karankiza nikatanyica kazankiza bibiri muri ibyo. Okay. Hanyuma ku rundi ruhande n'ubundi kandi ndi kumwe n'undi mukinnyi wo muri Baraba, muramumenyereye kubera ko ndabizi ko ubu bwanwa mubuzi. Mbere nari nzi ko boss wanyu ari ugira bwinshi ariko waje uzitura waje uhana. Hanyuma wenda watangira utwibwira ubwira abakurikiye Jaras Official muri rusange amazina yawe na role yawe wenda ukabibutsaho ubundi nkagira ibindi nkubaza bimwe na bimwe. Mbere na mbere ndabanza nsuhuza abanyakigali mbibutsa yuko kwirinda covid bizatuma boss wanjye agaruka, bambara agapfukamunwa bakurikiza amabwiriza ya leta, bakurikiza gahunda yo koga ku gihe. Bizadufasha ko muri no minsi ntago turi gukora Baraba boss wacu ubwo aheruka kujya Kigali, ndibuka aragiye gusohora indirimbo nshyashya bita Inkebebe. Kuvugwa kugeza n'isaha Baraba yabaye ihagazemo gake. Ndagira ngo nshishikarize rero abanyakigali cyangwa abaturarwanda muri rusange gukurikiza amabwiriza ya leta, Yego. kwambara agapfukamunwa, gutahira igihe. Jalas. Yeah. Gutahira igihe bakurikiza amabwiriza ya leta. Sinzi nimba boss wanjye anyumva yumve ko bikomeye aho yadusize ubuzima ni danje. birakomeye. Jala wenda mu minsi nawe tumaranye urafata urabibona. Birakomeye muvandi. Aho bukera kamera turaziri. Hari ikintu ubajije sister kira mu kamera wacu. Ariko Imana igomba kubikora. Nkaba nasabaga abanyakigali ko badusengera tukakurikiza amabwiriza ya leta yo kwambara agapfukamunwa. Boss no yavuze mu ntinye. Corona. Mu ntinye. Nakubise igiswako ndamvunira mwivi mu ntinye. Mu ntinye kabisa. Boss. Yeah. Aho uri saluti. Kaboko. Barabanda gusuhuje. Ariko byumve yuko aho wadusize birakomeye. Ni danje mwana wama. Hanyuma wenda ubivuzeho ariko n'ubundi wari ugiye kutwibwira ukatubwira na role ukina muri Baraba. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Akarikumana Jean Pierre. Yego. Nkaba nkina muri filime Baraba. Nkaba nkina nitwa Kaboko cyangwa Mr. Kaboko. Nkaba nta urebye ubona uri Kaboko. Aya Kaboko nyine biterwa. Ariko mbere na mbere yuko ibyo byose biba ndasaba abakunzi ba Baraba bakore subscribe, bakore shares, bakore liking. Hari n'aba haters nabo bakora ni like. Byose birashoboka gusa mukomeze ndizera ko mu gihe gito boss afunguye yicano hari umusaruro uri kugaragara boss. Peace. Okay. Hanyuma impamvu nari nkubajije ngo uri Kaboko nuko nabonaga akaboko kawe kadasanzwe. Aka kaboko gafite n'ibirungo so bibona si. Ibyo birungo nyine nibyo ngira ngo ngarukeho. Niko. Yego. Nawe se yaje gucamo. Hari abantu njya numva ngo babisiga inzara ngo burya ngo bari no ku isoko. No. Ibi birungo ubona biterwa na acting cyangwa na action ukina bitiwe na role runaka ubugiye nyine kujuwa. So hari igihe biba ngombwa ko wambara n'ubusame. Ubu se izi ntoki ko wazisize kakanya wenda kugira ngo unashishikarize umuntu kureba Baraba. Iyi role uri gukina ni iyi. Ni role y'umuntu umeze gute? Ibyo byose ntago mbizi bategereza Baraba Official bazamubona bazasobanukirwa impamvu y'ibi bintu byose.
none bro ngiye ikintu cya mbere kuriho kiteye amatsiko ni ubu bwanwa nta bwanwa mu buzima nigeze ngira no mu muryango nta muntu wigeze utunga ibyo bintu. ibi ni ibikize mani ni umusatsi wo munsi y'akananwa ariko utitwa ubwanwa. Jalas hari igihe bamwe babyemeza abandi bakabihakana gusa muri ibyo byose nta kintu mbiziho gusa sinzi n'impamvu mbaza ibintu the festival wabanje kubo man nyine urumva nashaka kubisanisha nako kagofero nkubaze niba usanzwe uri umusiramu wenda ikaba ari sunna. Sona nizabasheka memuse ntacyo wibwira. Uri shehe kaboko. Sheka official shehe umbase shehe kaboko Kamali Hussein ahubwo assalamu alaikum banyarwandakazi ni kaboko mbibutsa ko mugomba gukurikirana baraba amen mukore subscribe. Reka rero kukubaza ibintu byinshi kuko hari akantu k'inzara wakomojeho ushobora gusanga nkubaje ibintu byinshi ikaba nyinshi kurushaho ahubwo ngaruke kuri mushiki wacu mbona we ndabona agasura kakirimo ndabona we inzara itaraba nyinshi. Warubimbwiye urambwira uti ibintu birakomeye abanyarwanda abanyakigali n'abandi muri rusange bagerageze rwose kubahiriza amabwiriza no kugerageza kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus kubera ikibazo cy'ubukene ufite kuba boss adahari kuba yaragiye waramubuze. Ese mu telefone nyine nawe babwira ko Kigali bikomeye ababwira ngo iki ko wenda urumva umuntu udukurikiwe ntazi ariko wenda mvuze ibyo ajya avuga. nyine urebye tujya tuvugana pe ariko nawe akatubwira ati nzaza dukomeze nk'ejo bundi twaramubwiye ngo turashonje mani ndabivuga ngere ntago nayihereza inzara yanjye ntago nahereza ndamubwira ati ariko bavuga ko umukobwa usanzwe asonza ashobora kugira inzara iminsi 7 atarapfa ariko umugabo 5 ngaba yagiye kandi wende kubona habura umwe maybe nyine nakimubwiyeho atunagira 5 mani ibihumbi 5 mu bantu ngira ngo noneho nawe wariyongeremo nawe buriya watuririye mu mibare oya mani watuririye mu mibare washyizemo anga 2 waduhaye mwana 2 waduhaye nabwo ubwo mpisemenya 5 yabahaye niba birana nabahaye ari 2 ubwo 5 yabahaye ndabimenya nabwo 2 waduhaye wabimenya ariko ntacyo wongeyeho ariko mwana gireka gushyiramo ibintu nka biriya 2 waduhaye wabiduhaye ukihagera ariko reba nk'iminsi nk'ingahe yose umaze nta no kwikubita agashyi mwana imanyura gake nkongera nkagenda nawe se mba mbizi ukuntu byagenze ukagenda uracyahari nyine ariko mba ndi ku yindi nzu nase mba ndi hano 100%. Nizere ko gusa cyumvikanye pe gikoreho mu by'ukuri nyine nawe ugikemure kuko inzara none ntago namuhamagara kuko yavunira mu mavi mwana kuko none yibaze ndi kunyica ndeba munsi y'urugo nkareba n'utugori yari yatugure Burundo nkabona byashize urumva noneho we none ntanareba munsi y'inzu ngabonemo iki nawe kumwibazaho ukavuga uti uyu muntu ndi kwaka amafaranga ariko witonde naho hari rabaga nawe ushobore biratema hanyuma reka ngaruka kuri kaboko gatoya sheye kaboko Kamali Hussein niko she none se reka nkubaza umusaza wowe uri umuntu w'umugabo wenda ari ukuntu utayi bushyiremo ibintu wenda by'amabanga menshi umusaza iyo muvuganye ababwira ko wenda hari nk'ahantu ategereje akaraka muri za iwacu muzika bya bindi by'abahanzi cyangwa bimeze nabi ibyo ni ibintu ugomba kuzibariza boss ibyo byo nta kintu mbiziho jara kirazira gutangaza inkuru y'umuntu kandi ashobora kuyivugira of course so naba ngiye gutandukira nimba naba ngiye gufata nimba ari ingwe nimba naba ngiye kwita ku sinzi okay
reka twiganirire ibindi bitari ibihura na boss. bya boss byo byihorere. Tuganire ibindi bikeya. utarakirangiza icyo ushobora kuba dukoresheje interview kandi mu by'ukuri na boss utabimubwiye akakoma mu mavi ugasanga Nabyo byashoboka. adukujeho Ariko namuhamagaye ndamubwira nti ngiye kuba nganira n'abantu bawe. wizera mwana uziko kuva nakakubona nta cyizere nigeze nkubonamo Uravugisha ukuri? seriye Nese ubu nsa nk'umwesikora se? nese basuko wabugira Nibagira isura. Ariko namubwiye ndamubwira nti tuvugane nganire n'abakinnyi bawe. Urumva aramwe muganire urabizi nyine ukuntu avuga nyine nawe urumva no na situation arimo arambwira ati sura baganiriza iki. nsanze utabimubwiye sinzi nagukurikirana namubwiye ni babakinnyi bawe urabona nanjye mbese biguhire nta kindi nakubwira ibijyanye na guma mu karere byamfatiye iwawe reka nganire n'abakinnyi bawe. ntaribi biguhire Hari icyo bitwaye se? ntaribi Kuganira ariko ntaribi. ntaribi wenda reka duhindure sije gatoya kuko urumva boss mutangiye no gushidikanya muvuga mu tugo tutangiye kuvuga kuri boss kandi wenda hatanatanze uburenganzira birakomeye. Reka twiganirire ibindi bimwe na bimwe mukurikirana sinema muyibamo murayikora umunsi ku munsi sibyo? Ibi bintu wabijemo usanzwe ubizi ubikureba bimeze biti ntago ari we muntu wa mbere moyo kina role zo zigaragara nk'abashehe nubwo uri kaboko ndi kuguhuza n'abasilamu cyane ariko bambabarire ariko ukuntu uri kugaragara none kuri kamera wabaye shehe. Ndagira ngo sinema murayikurikirana? Ndagira ngo nkubwire ko nta sinema nimwe mu Rwanda nzi uretse filime bita Baraba. Niyo filime nzi kubera ko ushobora kuvuga ko mu Rwanda nta mwaka urashira sinema nyarwanda ihageze. Ibyo bintu nta kintu mbiziho, iki gusa nzi ko hariho filime bita Baraba niyo yonyine yunzi news yunzi. Izindi filime ntazo nzi. Ujya ureba televiziyo se cyangwa ukareba YouTube? Ndareba amakuru. Ubu nka Seburikoko ntabwo umuzi? Seburikoko ntabwo muzi. Papa Sava n'Itegeka Garasi. Ariko we waba umuzi? Ndamuzi pe niyo mpamvu ndi kumukubaza. Nimba umuzi ngewe umuntu nzi Baraba. Ariko abo bandi bo gusa wenda kubera ko numvisha ubivuga ndagerageza ngiye ku YouTube channel twende ubutaha uzasanga nabamenya ko uyu munsi wa none ngewe nzi filime bita Baraba nkamenya abakiteri ba Baraba. Nta bandi bakinnyi nzi ku isi bakina filime uretse abakinnyi ba Baraba, urugero nka Kaboko ari we ngewe Baraba usitanga urugero bro se wikina none se nge kwemera abo bakinnyi ntazi. Ushobora kutabemera ariko ukavuga ko ubazi. Ntago mbazi. Na Ndimbati ntawuzi? Ndimbati ariko harya Ndimbati bakina ibikira. Wambwiye yuko Ndimbati yigeze gukina role avuga ibintu byo kurya, avuga ati kurya byarananiye rimuzahitinze cyane, aza gukina indi role yambaye ikanzu Ndimbati y'abagore. Wa undi wambara amakariso n'ibikani makariso ya imani kabagabo wambara boxer Ndimbati yambaye ikariso. Ari igihe kimwe nigeze gusura nyine bagenzi banjye numva kuri uwo muntu w'umusaza bita Ndimbati ariko pe ntago nari muzi. Narebye ibintu akina mbona wapi ariko hari umuntu nakubwira ariko wanshanze wambwiye ngo Ndimbati wambara amakariso ushobora kuba uri kuvuga atari we wenda namwite si ikigabo cy'igisaza se gifite ibintu munini ariko atari igisaza cyane. Ntago nubwo ari umusaza ntago yagira sena nk'izi ngizi. Ntago yazigira. Ushobora kuba atari wo muhamagaro badakunda ubwanwa buteye gutyo. Gusa ndamusuhuza nifuza ko twazamenyana. Gusa hari umuntu umwe nigeze kureba kuri YouTube bita Yaka. Nawe ndamusuhuza buriya nawe mu bakiteri ndamwemera cyane. Yaka mbere na mbere peace kuri Yaka. Ndamusuhuje. Fata mikoro neza ariko. Ndamusuhuje Yaka. Ariko namusuhuza yumve ko bibaho kuba twagirana inama
agabanye ikintu bita amabiya agabanya ibikoresho. ko muri ino minsi ntabwo ibyo bintu biri gukora pe. Afite itara aramutse abiretse cyangwa bigabanyije hari aho byamuvana hari n'aho byamugeza. Mushonje muhishiwe muri baraba akaboko muzambona muzamenya akaboko ari we muzabonye Kugira inama ya Kase Ndimbati ntuyimugire kandi wari umaze kuvuga ko akina ibintu bya fo. Ndimbati se nakubwiye ko ntamuzi ariko nshaka kuzamenyana nawe. Nge Ndimbati kandi wambwiye ngo ni ikigabo ubwo nyine aho gushobora kuvuga wita Ndimbati ari nk'umuntu muri quartier yanyu bari haye. hari igihe yaba yaranteye mu nzozi bro cyangwa naricaye nkamurota nkumva ngo niwe Ndimbati. Gusa nyine harabyumve Ndimba uzashaka uburyo tubonana tuvugane nkumenye n'ibyo ukora Mr. Kaboko azanshake. Sure. Cyangwa uzamushaka. No we na boss abyumve. Gusa wenda ase bro ko mufite confidence ubundi wabaga mu Rwanda nyinshi cyane rihora nyine urabona se nkutari nyine kwibaza aho waturutse tu. Ikibazo cyiza cyane ngo Ndimbati nawuzi bwari kanye uti Ndimbata nshake. Ikibazo cyiza cyane ahari hose anyumve Ndimba. Shaka uburyo wavugana na boss ariko mubona aduhuze tubonane menye ibikorwa byawe ko ngewe asiso bibona rebe imyifungo. Akubuze buriya kugira ngo boss ambone ari maze iminsi nibera hanze mo gakeneye nariko jije bose barabizi. Ntago ari bya bindi bya serious se. Ntago ari bya bindi byo kwikina fo. Bya serious wari umaze iminsi utari mu Rwanda nyine n'ubundi nsa wa mu Rwanda. Ufite ngiye mpamvu bikubajije ndabona confidence ufite abantu mu Rwanda nzi baba batazi Ndimbati. Usibye ko wenda twaganire kare nkubwira ngo boss yaraducitse kubera ikibazo cya covid cyatumye atava wenda i Kigali ngaza tureba aho turi. Ariko muri bya bihe boss yahari ibintu bibari neza. Ariko bimwe mu byagukuye hanze harimo n'inzara kuko urumva niba waraje naje mu kazi ko gukina filime ya baraba uzahita usubirayo bisaterwa na contract mfitanye. Wari uturutse waje uvuye na boss. Ibyo bintu ntago nshaka kuba nabigutangariza all right now. Ntago nshaka kuba nabitangaza icyo kintu bizakuzindure. ariko mazigiye twaje kuganira ko byabaraba ntago twaje kubyiganira ku bya background y'ubuzima bwa mbaza ku bya filime. Okay. Ndabona usa nk'utangiye kurakara reka mbe nkuretse ahubwo wenda turi no kugenda dusatira umusozo ngaruke kuri sister aka kanya ama G the Black cyangwa se baraba nyirizina cyangwa se boss wanyu niba ari kuri iki kiganiro niba kibonye ni iki twamubwira cyangwa se niba turi bugirirwa ubuntu bundi bwo kumuvugisha niki wadutuma kuri ama G the Black. Ikintu navuga aho ngaho nabanza nkamuha peace ubundi wamubwira ko mu by'ukuri turamukumbuye dushaka kuba twakomeza tukagira aho tugera. Ikindi abashije kuba nawe agerageze yirinde nabo bari kumwe ababwire birinde kugira ngo anaze nawe atirinze yaba ari kuduhemukira kuko urabizi nyine nawe natangiye mbikubwira ku nzara irabaga. Agerageje nyine yakirinda coronavirus akaza akahagera buriya byaba byiza tugakomeza nabo bari kumwe birinze kuko yirinze wenyine n'ubundi ntiyabona hacu ariko nibirinda ndatekereza yaza tugakomeza kuko nago ari byiza kuba twaba turi hano nanjye nago hari ibindi nahita nkora ambwije ukuri akambwira ati byanze kuko buriya natwe kutubona byaramuvunye ntugire ngo kaboko bivuza akina nago buriya twikoraho ura nyine abashije kuba yatubwiza ukuri nawe agerageze nibyanga atubwira ati byanze sose yaguyemo ubushisho ubundi nanjye mfata izindi ndumva ari ibyo ariko ahari namuha peace ndacyabisubiramo. Hanyuma Kaboko ndakumva Charles. Icyanyuma nanjye nshaka kukubaza nawe bavuze uti inzara yo irumvikana na mushiki waje yakomoje ariko se ikinyota cyo cyarakemutse afi ya bora yazisize cyangwa murapfa afi ya bora zo
ahubwo ndagira ngo nshishikarize abaturarwanda aho bari hose. nabonye ariko kanyobwa rega bari bamugahereyeho nari nzi ko ari nk'akantu bakuye ahantu buryo buriya no muri filime za baraba hari igihe zimwe na zimwe muzagenda mubona nizo dukunda gukinisha, ahubwo tubwire n'abandi bose bifuza kuba hari ibikorwa byabo byatambukira muri baraba, bashake bose wacu bagirane amakontragiti tuwamamarize. hafi ya Bora turakorana, hari Mpanira, Gami Express, abo ni abantu bose wacu akorana. iminsi ishize naramubonye kuri Kambanira byo nyine aratubanira aratubanira bose wacu. uzabubwira ashake na kontra mu bantu batanga ibiryo kugira wenda ubutaha ntihongera kuba nk'iki kintu. n'ibiryo sawa ntituri kumwe, ntabwo icyo kibazo wakibonye wazagikozeho nawe ukabimubwira. mani umunwa dukoresha nawe urawufite, kandi iminsi umaze inzara irabaga nawe urabizi. nawe wagakwiye kuvuga ngo tubivuge kandi nawe ubizi. agenda bimubwira kabisa. nawe ugikoreho mwana, natwe ariko nyine urumva turabivuga. nawe ugomba kugira icyo uvuga bikabaho. ibiryo byo nose ntabwo mubona season turimo. ibiryo byo rwose mu minsi yashize ndagira ngo mbonereho nshimire. mu minsi ishize boss hari Kawunga amaze iminsi asunyanye nayo. hari kampeni afitanye na Israel Mbonye. kadushimire bari abantu badohera Kawunga kagira Ivana abandi kagira nahigera aho dusanze burya boss no gushimirwa. okay yatanze n'ubwisungane. yaravuze ati burya mbere na mbere y'igifu n'ubuzima cyakoze. ubu mwese mugira mituweli. ubwo se udafite mituweli wabura umukinnyi w'abarabasu ntabwo byaba ari byo. icya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni amahoro. nibyo okay. hanyuma rero reka mbashimire, mwakoze kwemera ko twaganiriye utuntu twinshi dutandukanye, ariko nagira ngo n'ubundi mbinjize mu buzima bwa filime Baraba, mubwire uko mubayeho n'ibiki urabona ngewe narindi hafi aha ngaha mbanye namwe nzi uko ubuzima bumeze. nagira ngo nyine tunaganire twumve n'umusaza wenda twumve icyo aza gutangaza, nituza kugirirwa ubuntu tukamenya icyo yavuze, ubwo byose turabyumva. nabona iki kiganiro wenda ibyo byose niba ari Kigali aho bazamukoreshereza hamwe cyangwa ahandi azavuga cyangwa azagira icyo abivugaho, sibyo? ubwo ngubwo wenda reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. ubwo Baraba gukomeza kuyireba kuri YouTube nta kabuza. bakora na subscribe. okay. basharinge, batere komenti, ibyo byose birakenewe. ubundi ahari yubahwe. ese gura comment nayo barayitera nko gutera ibuye nko gutera inda. umva mara umutinda roti cyakunda nubwo ntagututse inda sura rebye nibuye ndarikunda. washobora kuba wararasaga ukuntu kwibuye ndakumvise, ariko buriya wari ukwiye kuba wabyumva. nuko washyiraho comment nabyumvise rwose. ujye uvuga ikintu mani bavuga ngo uvuge imbwa mu mazina yawe. oya ntabwo nongera kugufatanya n'inzara kandi wakoze. nageze habi gusa hari nyine boss wacu yubahwe.